Mu ekipe ya Rayon Sport kuri uyu mugoroba ni ibiganiro bikomeje hagati y'abakinnyi ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'umutoza wa Rayon Sport Ayabonga Lebitsa. Ni byinshi cyane kuri ekipe ya Rayon Sport tugiye kugenda tuganiraho biri kuba ni amaoperasiyo agiye atandukanye muri iri joro. Ni abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se abasaza ba Rayon Sport bagomba guteranya icyitwa gafaranga ko kugura noneho abakinnyi. Buri muyobozi wese wa Rayon Sport yagiye ahiga, ariko turabizi yuko hari igihe abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport bagenda bateranya amafaranga maze ubundi bakagura abakinnyi yagiye batandukanye. Ndetse na za fan club, muribuka ko ejo bundi habaye inama y'abafana b'ikipe ya Rayon Sport bayoboye cyangwa se fan base y'ikipe ya Rayon Sport bayobowe na Matici ndetse n'abandi bagiye batandukanye, bose bahuriye muri iriya nama bateranyije. Bikuvuga ko bamaze guteranya amafaranga bagomba no kuyashyikiriza ubuyobozi ataramenyekana gusa kuri ubu ngubu, ariko abafana b'ikipe ya Rayon Sport ngo bari tayari cyane kuba batanga icyo bita amafaranga. Ariko n'abakire cyangwa se bazee wa baraza nk'uko mukunda kubita abasaza ba Rayon Sport, buri musaza wese ari kuvuga ati ngomekireho akange mu kugura icyitwa abakinnyi muri ekipe ya Rayon Sport. Ni ibintu bigiye bitandukanye biri kugenda ba propose ikipe ya Rayon Sport cyangwa se abakinnyi giye ba proposa, ariko buri muyobozi wa Rayon Sport muri bano basaza buri wese afite umukinnyi agenda avuga ati uyu nguyu ngome muzane muri ekipe ya Rayon Sport. Kuko abayobozi bari muri ekipe ya Rayon Sport buri muyobozi wese ubusanga afite ijambo ndetse ashaka no kugira ijambo ku bijyanye n'abakinnyi bagomba kwinjira muri ekipe ya Rayon Sport. Ariko kuri ubu ngubu Perezida Twagirayezu Tadeo ndetse na Gacinya Chance Denis nibo bantu bari kugenda bita cyane ku bijyanye no kugura abakinnyi, ndetse n'umutoza wa Rayon Sport ndetse na Irambona Eric Gisa nawe ari mu abo ngabo bagomba gusinyisha abasore b'ikipe ya Rayon Sport bagomba kuyizamo. Gusa n'abagomba kongera amasezerano nabo aba bose bagomba kugenda baganirwaho muri ekipe ya Rayon Sport. No sasa tugiye ku bakinnyi bagomba gusinyira ekipe ya Rayon Sport. Mbibutsa cyane kwinjira muri groups, murebe buri comment ya mbere iri hano kuri kino kiganiro, winjire muri iyo link yanditseho ubutasi, muhita muyinjiramo direct, muhita muyibona ya direct, arata winjira muri group ya Maso TV News ujye umenya amakuru agiye atandukanye utigeze wumva ahandi ari hose. Gusa ekipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu igiye kuganiriza icyitwa abakinnyi, ndetse hari n'abo yahise isubukurira ibiganiro byari byarahagaze, isubukura ibiganiro byo gusinyira ekipe ya Rayon Sport ndetse bidatangiye no kugera ahantu heza. Nko ku munyezamu Sebwato Nicolas ni umwe mu bazamu bashakwa cyane n'umutoza ndetse n'umuyobozi Prosper, perezida cyangwa se vice perezida w'ikipe ya Rayon Sport. Prosper Muhirwa ni umwe mu bantu bashaka umukinnyi bita Sebwato Nicolas, kuko n'umutoza aramushaka. Muribuka ko ari we muntu wazanye umutoza wa Rayon Sport kuri ubu ngubu uri kwitoza Afahami ya Lotfi, ariko ni nawe muntu ugenda udetaya cyangwa se navuga ngo ushinzwe kumenya ngo ninde mukinnyi ugomba gusinyira ikipe ya Rayon Sport, n'uwe mukinnyi utagomba gusinyira Rayon Sport. Ese biragenda gute muri ekipe ya Rayon Sport muri Rayon? Rero Prosper yaganirije ubita Sebwato, ariko kuri ubu yabwiye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport buyobowe na Gacinya Chance Denis mu bari kuganiriza abakinnyi. Chance Denis niwe uri kugenda baganiriza, aramubwira ati reba n'umuzamu Sebwato Nicolas. Nawe Gacinya aravuga ati ngomba kubiraba, nubwo byari byavuzwe ko bashwanye, ariko kuri ubu ngubu Gacinya ndetse na Prosper ni abantu babanye neza kuri ubu ngubu. Ndetse na Perezida Twagirayezu Tadeo yabyumvisha, aravuga ati dukeneye umunyezamu, umugardie tugombe nawe tumuganirize kugira ngo tuzane undi muzamu ugomba gukina ikipe ya Rayon Sport. Biri kuvuga ko atari Sebwato wenyine Rayon Sport ishobora gusinyisha umunyezamu, dushobora kubona undi munyezamu wa Rayon Sport nawe ukomeye kandi ugomba gusinyira ikipe ya Rayon Sport, byibuza wajya usimbura Sebwato Nicolas kandi umwana w'umunyarwanda. Ni ibyo rero ku muzamu wa Rayon Sport Sebwato, ubuyobozi bwa Rayon Sport bwamuganirije, aganijwe n'uwita Gacinya Chance Denis, aramuganiriza aramubwira ati turumvikana bino na bino, kuko Rayon Sport ntabwo iri kurenza miliyoni byibuza 20-25 niho hantu iri kugarukiriza, ariko ku bakinnyi nabo go b'abanyamahanga benshi. Sebwato bikuvuga yuko bashobora kuza ku miliyoni zitari munsi wenda ya 15 cyangwa se zitarengaho cyane, bashobora kutamuha iziri munsi ariko ntizinarengeho 15 ku myaka ibiri kuri Sebwato
Nicolas ni ibintu bishoboka cyane muri ekipe ya Rayon Sport. Sebwato akaba yahabwa kontra y'imyaka 2 akinira ikipe ya Rayon Sport kuri miliyoni 15 nadasinye imyaka 2 nkuko we abishaka. Sebwato ngo yavugaga ko ashobora gusinya muri Rayon Sport umwaka umwe bibaye ngombwa, ariko Rayon Sport nayo ikavuga iti twagumusinyisha imyaka 2 gusa. Hari n'abandi bavuga bati mu musinyisha umwaka umwe kuko n'umuzamu ukuze bishobora kuzatubera wenda imbogamizi aramutse aje muri Rayon Sport ntiyitware wenda neza nkuko bisabwa muri ekipe ya Rayon Sport. Gusa Sebwato n'umwe mu bazamu kandi beza cyane bagomba gusinyira ekipe ya Rayon Sport. Sebwato rero ubuyobozi bwa Rayon Sport bwongeye gusubukura ibiganiro nawe nubwo atarasinya, ariko n'umwe mu bakinnyi bari guhabwa noneho amahirwe menshi cyane kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sport. Undi mukinnyi nuwo bita Biramahire Abedi Christophe, ni umusore wa Gacinya cyangwa se yazanwe na Gacinya Chanteni ndetse n'abandi bajyanama b'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Gacinya rero ya propoje twagerezo tade yuko uwo bita Biramahire Abedi agomba gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Aravuga ati ni rutahizamu twazanye, nge naramwizaniye muvuga muti ni rutahizamu nta diri ukoze, atari karuta bamwazanye bose ba Adurayi Jaro ba Asana n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye mwazanye mu kwezi kwa mbere. Ati rero uyu mutaramu ni mu musinyishe, ni umwana w'umunyarwanda, ataramutse asinyiye ikipe ya Rayon Sport byaba ari byiza kurushaho ku musore bita Biramahire Abedi, ndetse no kuri Rayon Sport byaba ari byiza kuko yabifite umuramplasa mwiza inyuma wenda ya Faringanye ndetse n'indi rutahizamu ugomba kuza muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu musore rero Biramahire agomba gusinyira ikipe ya Rayon Sport, nawe ngo vuba bidatinza arongererwa kontara kuko kontara yararangiye arasinya amezi 6 yo gukinira Rayon Sport phase retour, ariko yararangiye kuri ubu ngubu nawe rero bari kuvuga bati nasinye muri Rayon. Uyu mutaramu rero agomba gusinya ikipe ya Rayon Sport kuko Gacinya we amuryamyeho. Nta muntu n'umwe ushobora kubuza Gacinya umuntu bita Bedi kuko n'umwe mu bakinnyi bamushimishije, ndetse no bita Haji Kanyabugabo n'umwe mu bantu bakunda cyane Biramahire Abedi. Baravuga bati rero Abedi agomba gusinya ikipe ya Rayon Sport uko byagenda uko ariko kose, kuko abe Haji muvuga ko yanamuzaniye impano ya gift ya Godio. Abe Haji ndetse na Gacinya abo bose nta kibazo bafitanye, n'abagabo bicara bakaganira na ba Muvunyi, nubwo wenda Haji Kanyabugabo afitanye ikibazo na perezida wa Rayon Sport. Mwarabyumvisha ibyabaye mu nama, abantu nabivuze batera amabuye, ariko mwarabibonye mwagiye mubyumva n'ahandi. Ariko ubitwa Haji Kanyabugabo ndetse n'abandi bagiye batandukanye, abo bose bari na Gacinya ndetse na komite yiwe baravuga bati Abedi agomba guhabwa amafaranga nawe agasinyira ikipe ya Rayon Sport. Ni miliyoni 15 Rayon Sport ntabwo iri kuzirenza ku bana b'abanyarwanda cyangwa se ziri munsi y'izo ngizo, nawe ari kumupropose ayo mafaranga. Gusa Abedi nawe ntabwo aremera neza gusinya imyaka 2 akinira ikipe ya Rayon Sport kuri izo miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda ari guhabwa na Rayon Sport. Ariko Abedi agomba gusinyira ikipe ya Rayon Sport kuko Gacinya muriho, ndetse ni n'umuntu wa Gacinya buriya cyane Abedi ni umuntu wa Gacinya. Rero Gacinya aravuga ati agomba gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Uwo n'undi mukinnyi wa kabiri. Undi mukinnyi wa gatatu ni umukinnyi bivugwa yuko nawe wizaniwe na perezida wa Rayon Sport, ndetse perezida wa Rayon Sport ariwe wamurekomanze niko nabivuga, cyangwa se wamusabye ko wenda yaboneka muri equipe ya Rayon Sport, umuntu bita Joseph Saki. Joseph Saki ni umusore witwaye neza muri equipe ya Muhazi, agerageza gukina, navuga ngo yitwaye neza byibuza nka 80% muri equipe ya Muhazi. Wenda nuko yamanutse ayo manota niyo agenda atakaza kubera equipe ye yamanutse mu cyiciro cya kabiri, ariko byibuza n'undi mukinnyi dushobora kuvuga duti Rayon Sport wenda ishobora kubiguza umukinnyi mwiza. Nibyo ko kavuye muri equipe ntoya nka Muhazi, ariko byibuza ni umukinnyi wagerageje kwerekana yuko ari umwe mu bakinnyi beza bakina muri no shampiyona y'u Rwanda. Uyu nawe rero uyita Gacinya nawe perezida wa Rayon Sport Tade yamubwiye ati ongera usubukura ibiganiro nawe. Ejo bundi ku cyumweru byavuga ko yagombaga kuba yamusinyishije ku cyumweru cyumweru gishize, yavugaga yuko ashobora kuba yasinya nawe, ariko ntabwo byigize biba kuri Joseph Saki. Baravuga bati rero murebe ukuntu
reba ukuntu uko byagenda uko ariko kose Joseph Saki ntarenze nawe kuri uyu wa mbere cyangwa se byibuza ku wa kabiri, ku buryo transfer window izafunga twamaze gusinyisha abasore benshi, kuko kuri 23 tugomba gutangira imyitozo ya Rayon Sport FC, igomba gutangira imyitozo Rayon Sport kuri 23, urumva ni hafi cyane. Baravuga bati rero tugomba kugerageza tugakora ibyo bintu hakiri kare. Rero uyu musore agomba gusinyira ikipe ya Rayon Sport nawe nta gihindutse, uwo ni Joseph Saki. Abandi bakinnyi nababwiyeho ku munsi w'ejo, nibwo nababwiye yuko abakinnyi bagiye batandukanye ba Rutonesha Hezbon, umusore wo muri Mukura Rushema Chris, abo bose bagezweho n'ubuyobozi bwa Rayon Sport nubwo batarasinya nabo, ariko n'abakinnyi bamaze kugerwaho n'ubuyobozi bwa Rayon Sport, ndetse na Gacinya yabagezeho ubwiwe yarabihamagariye, bumvikana ko bashobora gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Rushema, Rutonesha, Hezbon, abo bose n'abakinnyi bashobora gusinya ikipe ya Rayon Sport vuba bidatinze, kuko ni nabo navuga ngo bashobora gusinya mbere y'abandi bose, bari bo bose bashobora gusinya muri ikipe ya Rayon Sport, kuko n'abantu baganiriye na perezida wa Rayon Sport Twagirayezu Tadeyo, ndetse banaganirizwa na Gacinya ubwe ku munsi w'ejo. Yarabaganirije ababwira yuko nubwo bavuganaga ku matelefone n'iki ndetse n'inshuti zabo bagendaga bavugana na Gacinya babwira bati mugomba gusinya ikipe ya Rayon Sport, kuko hari nka Rushema Chris yari yarakariye ubuyobozi bwa Rayon Sport, kuko yaganirijwe bwa mbere na perezida wa Rayon Sport, ubundi ajya kubona ari kuganira n'uyu kit manager wa Rayon Sport bita Hussein, bavugaga yuko ngagiye kuba umutoza wungirije wa Afahami ya Lotfi. Yari yagiye kumuganiriza biramurakaza, aravuga ati gute mva kuri perezida nkahita njya ku muntu nk'uyu nguyu nka Hussein uri aho ngaho udafite na titire cyangwa se na role wenda ganya muri equipe ya Rayon Sport. Uwo nawe biza kurakaza uwo bita Rushema, ariko baramubwiye bati ugomba gusera ikipe ya Rayon Sport, abo nabari bipanze akazi. Gusa yahise abona ibaze kuganizwa na Hussein, mu kanya ugahita ubona Gacinya yakwemereye $18,000,000. Gacinya yahise aza kubwira ati ariko igiciro nangahe. Niko byagenze kuri Hussein ndetse n'uyu umusore Rushema. None abasore nyine yagiye amaganiriza Hussein, yari yagiye abaganiriza banyuraho, byanavugaga ko Sebwato Hussein ariwe muntu wabanjije kumuganiriza mbere y'abandi bayobozi bose ba Rayon Sport, ndetse n'umutoza Afahame bakoranaga izo deal zose babyumvikanye uyu Sebwato. Ariko Rayon Sport noneho yatangiye kuvuga iti reka tugende twohereza y'umuntu wacu, umuntu ugomba gudusinyishiriza abakinnyi muri Rayon Sport, kuko Gacinya niwe none ugomba kudesida uwinjira muri Rayon Sport. Baramubwiye ati tuguhaye uburenganzira bwose, tuguhaye buri kimwe cyose muri equipe ya Rayon Sport, imbaraga urazifite, wafata ushaka, wakemera ushaka muri equipe, aturamutse winjizemo abakinnyi bagiye batandukanye. Rero uyu musore, uyu muzamu ndetse na Rutonesha Hezbon, abo ni abasore bashobora gusinya ikipe ya Rayon Sport nta gihindutse, kuko habe Rutonesha, abe Rushema ndetse na Kipa, abo ni bamwe mu bantu, ni zimwe muri priorite za mbere ziri kuganirwa muri equipe ya Rayon Sport. Bakavuga bati dutangire byibuza hari abantu dufite bagomba gusinya ikipe ya Rayon Sport b'abakinnyi bakomeye. Biri kuvuga ko bahita bayinjira no ku isoko ryo ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko mu bihugu bya West Africa, za Senegal, za Mali, za Cote d'Ivoire. Na ahantu hari kuva cyangwa se Rayon Sport ivuga iti twahakuye abakinnyi bagiye batandukanye, twagiye muri za Cameroon dukura abakinnyi bagiye batandukanye nka ba Onana, twagiye muri za Mali dukura abasore nka ba Ismaila Diarra, dukura abasore nka ba Sarupongo, duzana abasore bagiye batandukanye bakiniye ikipe ya Rayon Sport, ba Musa Kamara, n'abakinnyi bagiye batandukanye bakiniye ikipe ya Rayon Sport, ba rutahizamu bagiye baturuka muri ibyo bihugu bigiye bitandukanye, za Cameroon, za Ghana, za Mali n'ahandi hose agiye atandukanye. Rayon Sport Gacinya we ubwe yavuze yuko ubundi Rayon Sport itajya ibura abanyamahanga barimo abanyemari n'abandi bagiye batandukanye, ku buryo Rayon Sport izafite uruzina rw'urunyamahanga ruteye ubwoba,
kuri atake cyangwa se kuri wings za Rayon Sport. Bari kuporopoza rero abakinnyi bagiye batandukanye, ariko kuri ubu ngubu ntabwo baradesida ugomba kuza cyangwa se wenda ngo bahakane bavuge bati uyu nguyu wapi, kuko byavuzwe yuko hari abamanager b'abanyarwanda bari hanze bari kugenda baganiriza abakinnyi bagiye batandukanye bababwira bati muratuzanira ninde mukinnyi uri buze kuza muri ekipe ya Rayon Sport. Ntabwo biremezwa ngo ninde uri buhaze, ariko na n'ubu ngubu bari kuvuga bati turaza kubigenza gutya na gutya ku buryo turi buze kubona ekipe iremereye, turi buze kongera kubona ama ekipe aremereye cyane ku rwego rwo hejuru muri ino season y'uyu mwaka. Rero kuri ubu Rayon Sport iri tayari ndetse na APR nayo iri tayari nyuma yo gusezerera abasore bayo, nazo ziri tayari n'ama ekipe ari tayari cyane ku isoko, kuko APR kuri ubu ngubu ku munsi w'ejo nababwiye rutayizamu wayo igomba kuzana ukomeye cyane, numwe muri ba rutayizamu nabo bazajegeza amakipe nibaramuka bageze ahangaha. uwo bita Celestin Ange Ekwa ni rutayizamu ukomeye watsinze ibitego atangaza assiste muri shampiyona. Numwe mu bantu rero bavuga bati no mu Cote d'Ivoire, numwe mu bantu bavuga bati equipe ya PL niramuka imwinjije muri squad yayo ni bimwe mu bintu bizaba biryoshye cyane kubona Celestin Ange Ekwa, uwo musore ukabona Cheikh Djibril Ouattara. ni deal ziremereye equipe ya PL iri kugenda ikora muri rusange. Abo rero nibo bakinnyi ama equipe yombi ari gushaka. Gusa PL kuri ubu ku isoko iracyatuje, ariko Rayon Sport nayo byibuze iri gusa nk'iyibuja ivuga iti turashaka runaka na runaka, nubwo wenda abasaza bataragira ngo uwo bavuga bati n'uyu nguyu cyangwa se suyu. Nubwo abasaza baribona ko hari kutumvikana kwabayemo, ari nako kwatindije zino transferi mu buryo bugiye butandukanye, ariko nabo baravuga bati tugombe dukore amadiru azana abakinnyi muri equipe ya Rayon Sport mu buryo bugiye butandukanye. Dutegereje n'abandi bakinnyi bagomba gusina equipe ya Rayon Sport, gusa barahari ni benshi.